Haleluya, ndabanezerewe cyane, Imana ibahe umugisha. Nkomeje kubashimira mwebwe mukomeje kubana nanjye, ni Emigos Hakizimana Emmanuel, Uwiteka akomeze aduhane umugisha. Tumaze iminsi twiga amategeko 10 y'Imana, ariyo mico y'Imana. Twabonyemo amategeko y'Imana yuko ari ayera, ko dukwiriye kuyubahiriza tudakuyemo na rimwe, ko dukwiriye kugenda mu murongo Imana yashyizeho. Reka Imana ijye idusohoza gukurikiza umurongo wayo, kuko ari ukuri kandi akaba ari we uzatugeza ku gakiza. Reka twishimire gukomeza kuba abana b'Imana, kandi dukomeze kwishimira kuba munsi y'ubutware bw'Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Reka mbashimire mwese mukomeje kuntega amatwi, bahaye saluti. Uwiteka akomeze abahe imbaraga, abuzuze umugisha, abarinde kandi ababashishe gukora ibyiza. Muri uyu munsi tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo itegeko rirushya ayandi gukomera. Nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, mu gice cyaho cya 12 ku murongo wa 28. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka, amenya yuko abasubije neza, aramwegera amubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngo, umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirushya ayandi gukomera. Umwanditsi aramubwira ati, ni koko mwigisha, uvuze ukuri yuko Imana ari imwe, nta yindi Mana keretse yo yonyine, kandi no kuyikundisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, biruta ibitambo byose byokeje n'ibitokeje. Yesu abonye amusubizanyije ubwenge, aramubwira ati, nturi kure y'ubwami bw'Imana. Nuko ntihagira undi wongera gutinyuka icyo amubaza. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Kuri uyu munsi wa none, kuko Umwami Imana yemeye ko twiganira ijambo, reka twicire bugufi dusenge mbere yo kugira icyo tuvuga. Uwiteka nyagura ku ngoma, izina ryawe rishimwe. Shimirwa yuko waturinze, uturinda tutaraba kurindwa turi abanyabyaha ruhagwa, ariko Umwami Imana ishobora byose uri igitangaza, kandi wemeye ko ubugingo bwacu bugera ku isaha tugihumeka, uhebererwe icyubahiro. Ndakwinginze kugira ngo Umwami Imana ishobora byose uze udusobanurire ijambo wandikishije, mu izina rya Yesu, amen. Kuri uyu munsi wa none turi kureba itegeko rirusha ayandi gukomera. Nk'uko twabibonye, Imana yatanze amategeko 10 mbere ku musozi wa Sinayi. Irya mbere ribuza kugira izindi mana, irya kabiri rikatubuza gusenga ibishushanyo, irya gatatu rikatubuza kuvuga ubusa izina ry'Imana uyisebya cyangwa mu buryo budakwiriye,
irya kane ridutegeka kweza umunsi wa karindwi w'Uwiteka, irya gatanu ridutegeka kubaha ababyeyi, irya gatandatu ritubuza kwica, irya karindwi ritubuza gusambana, irya munane rikatubuza kwiba, irya cyenda rikatubuza kuvuga ibinyoma, naho itegeko rya cumi rikatubuza kwifuza iby'abandi. Nshuti bavandimwe, amategeko y'Imana koko ni ayera kandi ni amategeko akiranuka, uyagenderamo ntabwo azigera arindagira, ahubwo uyagenderamo azahabwa umugisha na nyir'ubutware, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Dukwiriye kugenda mu murongo watanzwe, dukwiriye nk'abana b'umwami kubaho koko nk'abana b'umwami, tukabaho nk'abana bitegura gutaha iwabo nk'abatahajuru, tukabaho mu ngeso zikwiriye kandi zikurikiza amategeko Data yaduhaye. Hano abanditsi bajyaga impaka kandi bakajya bashaka guhinyuza ibyo Yesu avuga, bashaka kumwumva ndetse bashaka naho bakura ibirego byo kumurega, maze umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Ese mwami, itegeko riruta ayandi, itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Maze Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ni iri ngo, umva Isiraheli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ukundishe Uwiteka. Imana yawe umutima wawe wose. Ntabwo ari igice cy'umutima cyawe uzakundisha Uwiteka, ntabwo ari uruhande rumwe, ntabwo ari igice uzaha Uwiteka nk'ikindi kimwime, ahubwo ni ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose ndetse n'imbaraga zawe zose. Ni ukumwiha burundu, si ukumwiha igice. Nshuti muvandimwe, reka aya magambo yanditswe muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko atubere inkomezi kandi agire icyo ahindura mu mibereho yacu. Ukundishe Uwiteka umutima wawe wose. Iri tegeko ni ryo rikubiyemo amategeko ane abanza. Irya mbere ritubuza kugira izindi mana mu maso y'Uwiteka, nugira Imana nyambere ikaba ariyo Mana ugira nyambere mu mibereho yawe, ugakundisha Uwiteka Imana yawe umutima wose, ntabwo uzagira izindi mana mu maso y'Uwiteka, ntabwo uzasenga ibishushanyo, ntabwo uzavuga izina ry'Imana mu buryo budakwiriye, kandi ntabwo uzica umunsi w'isabato. Uzawibuka, uzawemera, ntabwo uzawuhakana, ntabwo uzafatanya n'abandi mu guhimba ndetse no guhindura uyu munsi, ahubwo kuko Kristo wamugize nyambere mu mibereho yawe, niwe uzagufasha gusohoza aya mategeko. Yesu aba arasubiza itegeko rya kabiri riruta ayandi yose, ngo irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirushya aya gukomera. Nshuti bavandimwe, nuramuka ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntabwo
uzasuzugura ababyeyi bawe. Nuramuka ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntabwo uzasuzugura ababyeyi bawe. Nibyo koko, kandi ntabwo uzica, ntabwo uzasambana, ntabwo uzagira umutima wo kwiba ibya bagenzi bawe, ntabwo uzagira umutima wo kuvuga ibinyoma ndetse no kwifuriza abandi ibinyoma. Nshuti muvandimwe, reka twisunge Yesu Kristo, abe ari we uza udushoboze muri byose. Reka atubere inkomezi mu mibereho yacu, reka atubere inyambere mu byo dukora byose. Tukiri ahangaha ku itegeko rya 5 ritubwira kubaha ababyeyi bacu, ngo nubwo ababyeyi bawe bari kure y'ubutungane, bashimire ko inda yawe batayikuyemo. Mu buryo bwiza cyangwa bubi, barakureze, urakura, ntibaguta gihuru, na n'ubu baracyagutunze. Nubwo ahari ubona ko hari ibyo birengagiza, kuko hari ibyo bavuga bidatunganye, hari urugero rubi bakugaragariza mu mico no mu myifatire, ariko ntiwirengagize ko ibyo bavuga n'ibyo bakora byose atari bibi. Hariho bifite akamaro kanini udakwiriye gusuzugura, kandi bikwiriye kugutera kububaha no kubarutisha abandi rwose. Amen. Kububaha no kutabihenuraho ni urufunguzo rw'imigisha kuri bo no kuri wowe. Nshuti muvandimwe, musore, nkumi, ndakwihanangiriza nkubwiza ukuri koko, wirinde kwihenura ku babyeyi, wirinde kureba mu cyerekezo kidahuje n'icyabo, wirinde kubigiraho shasha ndetse no kubishyira hejuru umaze gukura, ahubwo ujye uharanira kububahisha ndetse no kububaha, kuko bagize uruhare mu kubaho kwawe. Ngo wirinde ko uburakari bwagutera kubahuka ejo nawe utazasarura icyo wabibye. Byiza ni uko wagerageza kubabarira no kwibagirwa ibikorwa byabo bigukomeretsa, aho kugira ngo uhore byibazaho bigutesha umutwe. Tinda ku byiza bakugirira no ku mpano zabo nziza muri rusange. Wibuke ko iyo batabaho nawe utari kubaho. Muvandimwe, ko iri tegeko ritubwira kubaha ababyeyi bacu, nibyo kuko turararikirwa kandi turakwiriye kububaha tumaramaje, nubwo nabo ari abanyabyaha kandi bakaba bakora ibitakunezeza rimwe na rimwe, ariko wibuke yuko bagufite umumaro ukomeye, kandi ubashimire ko inda yawe batayikuyemo mu buryo bwiza cyangwa bubi. Ese ni impinja zingahe wumvise mu matwi yawe bamaze guta mu musarani, bamaze guta mu ishyamba? Ese ni inda zingahe umaze kumva bamaze gukuramo? Shimira Imana kandi ushimire n'ababyeyi bawe amahirwe wagize yo kuvukira mu maboko y'abagwaneza, maze uhereko wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Nshuti bavandimwe, reka twizere kandi twisunge umukiza wacu Yesu Kristo. Reka Kristo adushoboze, kuko tumaze kubona amategeko aruta andi yose. Irya mbere ritubwira ngo nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose.
tukabona ko irya kabiri ari gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Reka Uwiteka atubabarire aho twaba twaragiye kure ye, aho twaba twaritanze by'igice, ndetse n'aho twaba twarengagije kwitanga, aho twaba twarengagije gukora umurimo w'Imana, aho twaba twarengagije aya mategeko y'ibanze ane, n'aya mategeko 6 avuga byo kubana neza na bagenzi bacu. Reka Uwiteka atubabarire. Kristo yanesheje ikibi, yanesheje umubi, kandi yaduha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo, yaduha imbaraga zo kunesha, yaduha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Reka twese twisunge Yesu Kristo, turacyafite kubabarirwa. Reka ubwo Kristo acyicaye ku ntebe y'imbabazi adusabira imbabazi z'ibyaha, reka twemere twicishe bugufi mu mitima yacu, reka twemere dusabe imbabazi, maze Kristo reka tubabarire, kandi aduhe imbaraga zo gukomeza gukora umurimo wayo, aduhe imbaraga zo gukomeza kugenda nk'uko Imana ishaka, maze ku iherezo azaduhembe ikamba ry'ubugingo. Ndabasabira kugira ngo Imana ishobora byose ibahe umwuka wayo muziranenge, kuko ari we uzadushoboza ibi byose bitunanira, kuko niwe uzatuyobora muri ubu buzima, niwe uzadufasha kandi aduhe imbaraga zo kwitondera amategeko y'Imana, aduhe kwitanga twimamaje, kwitanga dukorera umwami wacu, kandi aduhe no kubaha Uwiteka no kwitanga umutima wacu wose n'ubugingo bwacu tubwegurire Yesu Kristo, ndetse n'ubwenge bwacu tubyegurire Yesu Kristo, twe kwiyemera, twe kwishyira hejuru kubw'ubuhanga bw'isi dufite, ahubwo izina ry'Imana ariryo rishyirwe hejuru muri twe. Reka icyitwa urwango cyose gikurweho muri twe. Reka Uwiteka ari we udushoboza kandi aduha imbaraga, abaha umugisha mwese, mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, ubiherwe icyubahiro. Gushimiye uburyo ubanye nanjye, gushimiye uburyo ubanye n'abari kumva bose. Twese njye nabo tuha umugisha wawe, dukize ibibi twakoze Mwami, twagiye kure yawe, ko turakunyuze ngo tubabarirwe nawe. Nyemerera kugira ngo buri wese uri kumva iki cyigisho abe ari uwo Mwami n'ijoro ryose umusange, mugire ubuntu kandi umwambike imbaraga, maze kwereza uzaduhembe ikamba ry'ubugingo. Byose bigushaka Data, mu izina rya Yesu, amen.